reka muri kano kanya ubwo tugiye gutangira inama yacu, reka babwira amagambo tugiye kuganira amagambo afite umutwe uvuga ngo mu maboko yawe. Amagambo tugiye kuganira avuga ngo mu maboko yawe. Ngitangira inama hari ikintu numva nifuza ko mwazirikana mu nama zose tuzagenda dukorana. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 tubona igihe mu itoro rya mbere havukaga ikibazo, biba ngombwa yuko haba inama. Iyo nama yari nk'inama twakwita nk'inama y'inteko nkuru rusange y'icyo gihe. Inama ijya kubera i Yerusalemu, abantu bamwe bava inaka, abandi bava inaka, abandi bava bunaka, gutyo bagenda baza, baragenda bahurira i Yerusalemu. Agace kose kari gahagarariwe nk'uko inama yacu y'intara y'uyu munsi igiye ihagarariwe. Ikibazo cyari gihari nyamukuru cyari ikibazo cy'uko abanyamahanga bagomba gukebwa cyangwa batagomba gukebwa. Baragenda barakicarira, bagishakira umurongo, nuko igihe bari bicaye hagenda hatanga ibitekerezo bitandukanye. Petero muribuka hari yerekwa yigeze agira amahirwe, Imana yari yamusanze mu nzozi, mwereka ibintu byituye iyo ngo narye, maze umuntu witwa Petero aravuga ati sinigeze ndyibizize. Birakomeza biba birebire, ariko Imana iza kumubwira yuko abanyamahanga yanenaga, abanyamahanga atishimiraga Uwiteka, kuri Uwiteka ntabwo abanyamahanga bakiri ikizira, ahubwo hamwe ari Abisirayeli ari n'abanyamahanga bose Imana ntirebanura ku butoni, ahubwo ukora ibyo gukiranuka wese igenza ite iramwemera. Bagenda batanga ibitekerezo bitandukanye, nuko baza kugera ku mwanzuro, ari naho hantu nshaka kubabwira. Umurongo wa 28, nuko bafata umwanzuro ukurikira, baravuga ngo umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye. Barabirondora hepfo, ariko ijambo nshaka niki niri umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi. Reka mbabwire, iyi nama yaranejeje mu nama zose nigeze nsoma zigeze zibaho. Murabona mwese uko mwaje muri iyi nama, buri wese twagiye tumutegurira icyicaro aho agenda yicara. Mbese siko bimeze? Iyo nama yabereye i Yerusalemu hari ikintu kidasanzwe cyantunguye. Bateguye ibyicaro by'abari buze mu nama, ariko ntibagarukira ku bari buze mu nama gusa, ahubwo bategurira n'icyicaro Mwuka Wera. Haleluya! Ku buryo Mwuka Wera bamuhaye akanya kugira ngo muri iyo nama aze kuba afitemo icyicaro ayigire mu ijambo. Ndagira ngo inama tuzagirana igihe tuzamarana cyose, reka buri nama, yaba ari inama yabereye ku itorero, yaba ari inama yabereye mu ntara, yaba ari inama yabereye ahandi hose, reka tujye dutegura ibyicaro, ariko n'Umwuka Wera tumutegurira icyicaro. Igihe tuzajya tuba turi gutanga amagambo ngo gira icyo tubwira kuri iki gitekerezo, reka tujye twemerera n'Umwuka Wera aduha igitekerezo. Niyo mpamvu iyo Mwuka w'Imana yabonetse mu nama, mu gufata imyanzuro, nawe umva baravuga bati mwumva uyu mwanzuro, ariko bati Umwuka Wera hamwe natwe twanzuye ibi bikurikira. Ibaze, si rimwe si kabiri dukora inama ku buryo tutatinyuka kuvuga tuti Umwuka Wera hamwe natwe twanzuye ko ntuzaba muca. Twanzuye ko niba ngo hari inama zimwe na zimwe twagiye dukora, ariko tukaziheza mu Mwuka Wera. Mbese zigeze zibaho? Ku buryo rwose mufata umwanzuro mukabona ko uwo mwanzuro utavuye kuri Mwuka Wera. Ndagira ngo mu nama tujye kugirira ahangaha tugitangira, Mwuka w'Imana afata icyicaro muri iyi nama. Atari icyicaro gusa, ahubwo agiremo n'ijambo. Ariko atari muri iyi nama gusa, ahubwo no mu nama tuzakorana igihe tuzaba duherereye ku matorero yacu n'ahandi hatandukanye. Ni ukuri Imana tubabarire, burya umuntu wese muremera ko agira iminsi yo kujijwa. Dusoma ibyakozwe n'umwa 17 y'umurongo wa 30 ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Reka ubu iminsi yo kujijwa twagiye tugira, tugakora inama tutatumiye mu Mwuka Wera, Imana itubabarire. Ariko noneho twihandike icyaha cyo kugira inama zitari mu Mwuka Wera. Noneho duhereye uyu munsi, reka Imana tuyihaye karibu mu nama zose tuzagenda tugira, reka igigiramo ijambo.
umwuka wera, haba mu myanzuro, haba mu ntangiriro, haba mu bitekerezo, ajya agira ijambo mu nama zacu mu izina rya Yesu. Mbabwiye ko tugiye kuganira icyigisho kivuga ngo mu maboko yawe. Hari abantu, nta muntu muri mwe ntekereza ko abonye bwa mbere, ariko no kwivuga nta kintu bitwaye. Tuyisenge Rade niwe mugiye kubana muri iki cyigisho kivuga ngo mu maboko yawe. Ndagira ngo dufate twigire amateka y'ibya kera, tujye mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Hari ibice bitatu nifuza ko tuganiraho muri kano kanya katarambiranye, igice cya 14, cya 15 n'icya 16. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Mbere yuko tujya mbere ariko hari amagambo numva nifuza kubasomera ari mu bitabo bitandukanye. Igitabo cyitwa Christian Service cyangwa se umurimo wa Gikristo ariko mu Cyongereza, page 177. Hari amagambo ahari nifuza kubasomera. Umurimo wa Gikristo Christian Service mu Cyongereza, page 177, handitswe amagambo akurikira: umwuka uranga abayobozi niwe uzigaragariza ku rugero runini mu bizera. Umwuka uranga abayobozi niwe uzigaragariza ku rugero runini mu bizera. Impamvu ntangije aya magambo nuko twateranye n'abayobozi, ni inama y'abayobozi. Nagira ngo rero ngitangira mbibutse, umwuka uranga abayobozi niwe uzigaragariza ku rugero runini mu bizera. Bayobozi, nagira ngo mbibutse, mbese mwari muzi yuko abizera bacu batureberaho? Ndabaha urugero. Niga muri segonderi, ntagiye kure mu wa mbere. Njya mu wa mbere muri segonderi, nagize amahirwe, numva ibintu byo gusenga bitangiye kunzamo. Nari umudive n'ubundi muri primaire kuva mu wa gatatu, ariko ngeze muri segonderi byangiriye umumaro, numva nkunze gusenga. Ariko nakundaga n'agapira, nakundaga n'umupira. Igihe kimwe hari umupira wari wabaye ku Isabato, ariko nkumva kujya kureba umupira ku Isabato umenya ari icyaha, ariko ntari shwa neza, numva ntafite amakuru neza. Umukuru w'itorero mbona yerekeje aho twakwita kuri sale yaberagamo uwo mupira, maze ndavuga nti Mana yanjye, nkagira amahirwe akinjira muri iriya sale, ubwo ntabwo kureba umupira ku Isabato byaba ari icyaha. Igihe yatambukaga yerekeza aho, nabaga mukuruza amaso, injiramo, ngira ingorane ntiyinjira muri iyo sale. Mpita mvuga ndi burya kureba umupira ku Isabato ni icyaha koko, kuko umukuru w'itorero ntiyinjiramo. Iyo yinjiramo byari kuba bibaye bitagatifu, bivuze ngo hari ibintu abantu baturebeyeho bishobora kuba byarabaye amahame ngenderwaho mu buzima bwabo bwa Gikristo, atari uko ari ukuri, ahubwo kuba bibonanye bande? Abayobozi. Umwuka uranga abayobozi niwe uzigaragariza ku rugero runini mu bizera. Niba umuyobozi adakunda gusenga, atekereza ko umwizera azakunda amasengesho? Niba umuyobozi akunda inzoga cyangwa akunda ibintu bihiye, abizera biragoye, kuko uko bakubonye abizera, munyemerere mbakoresheje ijambo, reka tubagereranye n'abana. Abana, ubundi umwana ikintu cya mbere muziho, ntabwo umwana akunda kwigishwa cyane, ahubwo umwana ntakunda ibyo abwirwa cyane, ahubwo akunda ibyo yirebera. Akunda kureba kuruta uko akunda gutega amatwi. Ni ngombwa kugira ngo umare igihe kinini ubwira umwana ngo gira utya, ahubwo wamara igihe kinini umwereka uko ari bugire. Icyo kirumvikana. Abizera bacu nabo ntabwo banezezwa no kuba abayobozi bahora bababwira ibintu byinshi bakora, ahubwo banezezwa no kubona abayobozi babereka uko bakora. Icyo kirumvikana. Iyo babereye intangarugero, abayobozi bakaba bandeberewe, abizera n'abana beza babyakira nk'amahame ngenderwaho kandi kutwigana biroroshye. Umwuka uranga abayobozi niwe uzigaragariza ku rugero runini mu bizera. Niba umuyobozi arangwa no kurobanura, gutonesha, kugira abantu runaka yirengagiza, abizera nabo bazamurebera. Niba umuyobozi akunda gukererwa amateraniro, tuvugisha ukuri, tubaye twahanye inama yuko turi bukorane inama hano saa 3,
umwizera akaba ari hari akabona umuyobozi ntiyari yahagera izo saha. Ese umwizera n'abizera benshi bashobora gufata umwanzuro wo kuzinduka abayobozi bataraza? No, ntabwo byakunda. Kubera iki? Mwanatunze ko hari intebe abizera bisi z'abayobozi, ku buryo umwizera adashobora kuyicaraho kuko yumva ari umuyobozi. Niba umuyobozi akunda kwicara inyuma, ubwo umwizera azicara hanze. Niba umwizera niba umuyobozi arangaye, umwizera we azapfa. Niba umuyobozi asinziriye, umwizera we ubwo urumva bizagenda gute? Ni ikibazo. Bavandimwe, umuntu tugiye kuganiraho muri iki cyigisho ni umuyobozi. Niyo mpamvu mbereye kuri aya magambo ngo mbibutse ko umwuka uranga abayobozi niwo mwuka uzigaragariza ku rugero runini mu bizera. Se turi kumwe? Reka iki kintu tugitekerezeho. Muri Isirayeli tuhasubire. Mu Bisirayeli iyo bagiraga umuyobozi wubaha Imana, mwarabikurikiranye, iteka abizera bubahaga Imana. Abisirayeli nabo bubahaga Imana, hadashingiye ku myaka afite, hadashingiye ku bunini, hadashingiye ku mutungo. Ndabaha urugero. Umuntu witwa Yosiya yagiye ku ngoma afite imyaka ingahe? 8. Ariko se yasanze iwabo hari ibintu yasanze abayobozi bamusimbuye baratunganyije ubwoko bw'Imana? Oya. Ariko wagiyeho nubwo yari afite imyaka mikeya, yahisemo kuyoboka Imana. N'abayobozi n'abizera be n'Abisirayeli nabo bagenza bate? Barayoboka. Mani magambo, igihe ubaye umuyobozi biba bivuze ngo bantunyobora, muzagera ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye hari undi nkigeramo. Ni ukuvuga ngo niba ukigera mu cya Yesu, bivuze ngo bazakugera ikirenge cyawe mu cyawe nk'uko ukigera mu cya Yesu. Niba ikirenge cyawe ukigera mu cya Satani, nabo bazagera ikirenge mu cyawe nk'uko ukigera mu cya Satani. Aho siyo mpamvu tugwije abapagani muri iyi minsi, ni uko wabyemera utabyemera, abayobozi abizera bacu ni abana beza batureberaho, twabyanga twabyemera. Muri Isirayeli nanone iyo bagiraga umwami mubi udakunda Imana, umva rwose bose barahuruduka. Ubukristo bwose bagize cyangwa se kubana n'Imana bagize mbere, byose bikivutura hasi no hasi ngo po, bagashiduka. Bigenze gute? Babaye babi. Muribuka Ahabu yabaye umuyobozi mubi, ba Manase n'abandi batandukanye. Ariko ndashimira Imana yuko ijya yemera ko habaho urwo runyuranyurane. Uyu munsi hakaboneka umuyobozi muzima, ejo hakaboneka umwiza, gutyo gutyo. Ariko twakwibaza tuti, ubundi ko dusomye ngo umwuka uranga abayobozi niwo uzigaragariza ku rugero runini mu bizera, bayobozi tubashe guterana uyu munsi, ubundi mwe murangwa na mwuka ki? Icyo mukibaza. Nimutekereze, mushobora kuvuga muti reka umwuka turimo tuwushyire mu bizera, abo bizera bazajya mu ijuru. Si ikibazo. Ndagira ngo iki gitekerezo neza. Ndashimye. Umuntu umwe ni Mosera, Imana yavuze ngo nzenda ku mwuka ukuriho mubashyiremo. Ni Mose. Tuvugisha ukuri, ubu mwuka turimo ugiye mu bizera, haboneka benshi bazataha ijuru cyangwa ishyano ryavuka. Niba abayobozi badatangira isabato, abizera bura bazayitangira? Ndagira ngo tugitangira iki kintu mu cyumba. Niba amatorero dushinzwe yarapfuye, turavuga ko yishwe n'abapantekote? Turavuga ko yishwe n'abagatulika? Bararengana kuko umuyobozi umwe wubaha Imana, Imana ishobora kumukoresha abayobora bakubaha Imana. Igihe twigaga icyo twita leadership, ubuyobozi, imiyoborere, twaravuze twiga umuyobozi, twaravuze who is a leader. Umuyobozi ni muntu ki? Baravuze ngo a leader is the one who knows the way, who shows the way and who goes the way. Umuyobozi ni wa muntu uzi inzira, werekana inzira kandi ugenda muri iyo nzira. Sekirumvikanye? Umuyobozi ni wa wundi uzi inzira, akerekana inzira, ariko ntayerekane gusa, akanayinyuramo. Murabyumva? Ariko uzasanga twebwe hari ibintu bimwe na bimwe, icya mbere tutazi, tabizi se wabyerekana, tuterekana, tabizi se wabigendamo, tutanagenderamo. Niyo mpamvu muzasanga tubyina amanyurano, ugasanga umwizera umwe hari ibyo akora ukwe, umuyobozi nawe kuko hari uko akora ukwe, ugasanga harimo kugongana. Ikibazo gihari ni uko rimwe na rimwe usanga abayobozi batazi inzira. Tuzabigarukaho igihe tuzatugiye kwiga kuri Mose.
ayo magambo murayumvise. Amagambo ya kabiri n'amagambo nakunze cyane nize mu ndongozi y'itorero paje 58. Ya ndongozi yari ifite igifuniko cyenda gusa n'umukara, urayibona? Paje 58 indongozi y'itorero, haranditswe ngo kujya mbere ku itorero gushingira cyane cyane ku bayobozi baryo. Ndabona amagambo yenda gusa, kujya mbere ku itorero gushingira cyane cyane ku bayobozi baryo. Birakomeye. Reka mbabwire, niba intara yanyu, niba itorero ryawe bitari kujya mbere, ubwo bishingiye, ubundi umuyobozi turamugereranya na fondasiyo, ubwo ni urufatiro. Niba itorero ritari kujya mbere, ni umuyobozi ubiteye. Niba itorero riri kujya inyuma, ni umuyobozi ubiteye. Niba badasenga, ni umuyobozi ubiteye. Ubwo mbega ngo zitukamo nkuru. Reka tugitangira icyigisho, dusaba Imana itubabarire. Birashoboka ko tutatagaragaje icyitegererezo cyiza, umusaruro urimo akaba ari byo turi kubona uyu munsi. Ingaruka zikaba zibaye ko tugwije abizera badasenga, tugwije abizera badatangira isabato, tugwije abizera bibagiye ibyo gusoza isabato, tugwije abizera batakigura ibitabo by'umwuka w'ahanuzi, tugwije abizera batagisoma Bibiliya. Ngubu nshobora kubaza abayobozi turi kumwe hano, atese burya tugeze mu gice cya kangahe muri gahunda yo gusoma Bibiliya? Atese ahubwo tugeze mu kihe gitabo? Ugasanga n'umuyobozi ntabizi. Ubwo se warenganya umwizera ngo ntari muri gahunda yo gusoma Bibiliya, n'umuyobozi atarimwo? Rero ndagira ngo bayobozi tuvaha dusabye Imana imbabazi, dusabye Imana ngo ahantu dusa naho twajyanye, aho twabaye icyitegererezo kibi, dusaba Imana ituvunjire, iduhe icyitegererezo kizima. Ndagira ngo kano kanya dufata akanya tuganire ku muntu witwa Asa. Umwami Asa yafashije umutima wanjye, umwami witwa Asa. Asa ni umwe mu bantu bagiye kuyobora muri Isirayeli, ariko ayobora mu gihe kibi. Mbese twebwe turimo turayobora mu gihe cyiza? Turimo turayobora mu gihe kibi. Ngiye kubabwira ibintu byaranze Asa yasanze, ngiye kubabwira akaga kabaye cyangwa se ibyabaye mbere yuko Asa aza kuba umuyobozi. Asa yaje asanga ubwoko bw'Imana bwaradutswemo n'amacakubiri. Abitwaga ubwoko bw'Imana ishyanga ryera bari barigabanyijemo kabiri, muri bo habonekamo ibice bibiri. Abantu twiganye ejo ku matorero nasuye ejo, mbese muribuka iki kintu ko nabaye nk'ukibabwiraho gato? Nababwiye umugani, hari umugani nyafurika nasomye ejo bundi uvuga ngo united we are rock, divided we are a sand. Iyo twunze ubumwe duhinduka urutare, iyo twigabanije duhinduka umucanga. Rero Abisirayeli, abari ubwoko bw'Imana, bari bunze ubumwe, Satani yabashije kubacamo kabiri. Aho ni wasanga natwe uyu munsi iki kibazo tugifite. Asa yaje kuyobora asanga abitwa ubwoko bw'Imana baracitsemo kabiri. Kuyobora abantu bacitsemo kabiri urabazi? Murabizi ko byoroshye? Umuntu witwa Barack Obama, hari akantu ke nigeze mbona kavuga ngo niba uri kwiyamamaza kugira ngo uzayobore igihugu kandi ukaba uri gukoresha uburyo bwo kubacamo amacakubiri, abo bantu ntushobora kubayobora, kuko warabishe igihe wiyamamazaga wabaciyemo amacakubiri. Kuko imbaraga bizagutwara kugira ngo wongere utume bunga ubumwe bizagusaba isukari. Mwari magambo, wagabanyije abantu kubayobora biragoye. Ikintu cyose twakora reka dutume abizera bacu bunga ubumwe. Asa yaje asanga ubwoko bw'Imana bwaratwawe no gusenga ibigirwamana, kandi bari barateye imbere mu kubaka ibicaniro bigayisha Imana. Hari igicaniro i Beteli, hakaba igicaniro i Dani. Wabisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami 12:28 cyangwa se Abahanuzi n'Abami paje 58. Ndavuga ko Asa yaje kuyobora mu gihe kibi, abantu bafitiye urukundo ibigirwamana kugeza ubwo barenze kubakira Imana ingoro, bakubakira ibigirwamana ingoro, kimwe i Dani ndetse n'i Beteli. Ikindi, Asa yaje asanga abayobozi b'ishyanga ryera barubahutse Imana n'ibyera byayo, kandi batakibasha gutega amatwi intumwa zayo. Mbega Asa yaje mu gihe abitwaga ubwoko bw'Imana bari ndumva cyangwa babazumva ryari. Mbese abantu bo muri iyi minsi bo barumva? Yaje mu gihe kibi, ahari natwe hari ibyo duhuje. Ikindi nabonye kiranga
cyaranze ubwami abantu asa yaje kuyobora, asa yaje asanga n'intumwa z'Imana zizira kutiringira Imana. Hari intumwa Imana ibwira ngo genza utyo, bo ntibaba bakagenza ukundi. Rero cyari igihe kibi. Ariko ikindi kintu gikomeye nasomye mu Bahanuzi n'Abami paje 56 nuko asa yaje asanga hari abami bamubanjirije nk'umwami witwa Yeroboamu, umwami witwa Basha, umwami witwa Era, umwami witwa Zimuri, umwami witwa Omuri. Yasanze barayoboye mbere ye, ariko asanga nta kintu bigeze bakora ngo bagarura abantu ku Mana. Mbese kuza kuyobora abantu, abakubanjirije kubayobora batarigeze babigiza hafi y'Imana, mbese iki kintu kiroroshye? Asa yaje muri icyo gihe asanga bamubanjirije Yeroboamu, Basha, Era, Zimuri, Omuri, nta kintu bigeze bakora ngo begereze abantu Imana, ahubwo bari baratumye abantu bajya kure y'Imana. Mbese byakwenda gusa n'igihe tugezemo natwe, turiho mu gihe abantu barushijeho gutana bajya kure y'Imana. Ariko turaza kureba ubundi umuntu witwa Asa byagenze gute. Reka dusome igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 14, tugira amagambo tuhasoma ubundi Asa yatangiye gute. Igice cya 14, aya magambo ndagira ngo muyumve, yakoze ku mutima wanjye. Murongo wa mbere, Asa akora ibyiza bishimwe n'Uwiteka Imana ye, kuko yakuyeho ibicaniro by'ibinyamahanga n'ingoro, agasenya inkingi z'amabuye bubatse, agatema kandi agatsinda ibishushanyo bya Ashera bibajwe, maze ategeka Abayuda gushaka Uwiteka Imana y'abasekuruza no kwitondera amategeko yayo y'ibyo yategetse. Kandi akura mu midugudu y'Ubuyuda yose ingoro n'ibishushanyo by'izuba, ubwami buturiza imbere ye. Kandi yubaka i Buyuda imidugudu igoswe n'inkike, kuko igihugu cyari gituje, kandi muri iyo myaka nta ntambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Imana yacaga icyubahiro. Asa akimara kumenya yuko Imana yamushimye ikamuhitamo ngo ajye ku ngoma, ikintu cya mbere yakoze dusomye ngo maze umurongo wa 3, maze ategeka Abayuda gushaka Uwiteka Imana y'abasekuruza. Umva, umuyobozi akijyaho atangirana no gutanga itegeko ry'uko ubwoko bw'Imana bugomba gukora iki? Gushaka Imana. Si bayobozi. Mbese twiganye umwami Asa twabemba, reka ku ngoma yawe. Muririmbyi yararimbye ngo nta ngoma zidashira zirahanguka. Nanone Beluteshazari abwirwa amagambo ateye ubwoba, arabwirwa ngo umwami Imana irebye igihe umaze ku ngoma, maze yishyiraho iki? Iherezo, kuko wapimwe mu gipimo ugasanga utagenze ute. Mbega kuba manda yawe irangiye bikarangira bigaragaye yuko utaroshyitse. Reka mu gihe cyacu, igihe tugifite amahirwe yo kuba abayobozi, ese tubwizanye ukuri. Ndashimye ubuyobozi buraryoha. Uzabimenya neza igihe bazaba bibaye ngombwa ko sinzi iyo byaba biturutse, ariko ukiyicarira ukamara nk'umwaka cyangwa ibiri udafite inshingano. Mwari muzi ko hari ubukristo tugira tukaba tubukesha inshingano twahawe. Umuyobozi umwe bigeze bamukura ku nshingano, ariko ntabwo yari yabaye umuyobozi mwiza. Bamukura ku nshingano, hatorwa abandi, ntibamuha inshingano n'imwe. Rero umukuru w'itorero mukuru wakabye, bikankoresha iyo terimo, wafashe rwose wifatiye itorero rimara igihe. Ariko ikintu cyantangaje, bamuhaye nta n'inshingano bamuhaye, yaragiye aravuga ariko pastor, kuko nta n'uburya nta n'igipando mpaye, ubuse nzabaho. Asobanukiwe n'uburyohe bw'ubuyobozi. Kuko ubuyobozi, reka mbibutse, murivuga ko ubuyobozi burya hari ibintu atavuga, ariko ahanini bitewe n'uko ari umuyobozi. Umuyobozi hari ahantu atajya bitewe n'uko ari umuyobozi. Umuyobozi hari ahantu atarira bitewe n'uko ari umuyobozi. Umuyobozi hari isoko, hari resitora atariramo bitewe n'uko ari umuyobozi. Baravuga ngo iki, ariko atazina baravuga ngo iki, ahubwo azirikana agaciro k'iyo nshingano, bigatuma nubwo bwaba atari ubukirisitu, ahubwo bikaba bitewe akanasubira icyo ari cyo. Ako ikindi kintu mbabwira tuzirikane, Yesu yarafite abigishwa bangahe? 12. Byari bimunaniye gufata 5 cyangwa gufata bari abantu bose akajya agirana nabo ibihe nka bya bindi yagiranaga na ba Petero na Yohana, ariko ntiyabikoze. Ahubwo yatoranijemo, kuko bose ntiyari kubatoranya, yatoranya mu bangahe?
batatu. Ese mutekereza ko ari ubukristo barushaga abandi? Petero, Yakobo na Yohana. Yohana muramwibuka, bitwaga abana b'inkuba, ubwo bari inkuba nyine. Arabatoranya. Ko wasanga impamvu Imana yadutoranije kwari ukugira ngo itwiyegereze cyane, iduha amasomo adasanzwe asumba y'abizera bahawe. Mbese Imana igushatira kubona cyangwa irakura. Uruzi yuko umuyobozi iyo ari kwiga ibyanditswe byera abyiga nk'umuyobozi atabyiga nk'umwizera? Ikintu mbabwiye muracyumva? Uruzi ko umuyobozi iyo ari kwiga ibyanditswe ntabwo yiga ibyanditswe nk'umwizera, abyiga nk'umuyobozi. Impamvu mvuze iryo jambo ni iri, nuko azirikana yuko iryo jambo ari kwiga icya mbere rigomba kumufasha, rikamufashiriza umutima. Kabiri, agomba gukura n'ibyo azafashisha abayobora. Icya gatatu, hari imyumvire akwiye kugira ikarenga iyo abizera basanzwe, akabyiga nyine nk'umuyobozi, akamenya uko bishobora kumufasha kuba umuyobozi mwiza. Iryo fuhere rituma akunda kugira ibihe byo kuba imbere y'Imana, kugira ngo n'igihe azaba atunguwe azabona icyo asangiza abandi. Rero Imana ahubwo iguhitamo atari ukurusha ubukirisitu abandi, ahubwo ari ukugira ngo urushe ubukirisitu abandi. Ikintu mvuze muracyumvise? Atari ukugiranuka, ahubwo ari ukugira ngo ukiranuke. Imana ntihamagara abafite ubushobozi, ahubwo ibuha abafite ubushake. Imana ntihamagara abashoboye, ahubwo ishoboza abo yahamagaye. Haleluya. Barabyanditse mu cyigisho kimwe ngo God doesn't call the qualified, but he qualifies those he calls. Imana ntihamagara abashoboye, ahubwo ishoboza abo yahamagaye. Iki kintu ndagira ngo mucyumve neza. Imana iguhamagaye, you are not worthy, ntabwo ubukwiriye, ariko ibigira ngo ubushyitse. Haleluya. Ndabaha ingero. Imana ihamagara Yeremiya, Imana ihamagara Mose, Imana ihamagara n'abandi benshi ngo bajye ku murimo, bakavuga bati ndi muntu ki? I'm not worthy, ntabwo nkwiriye, ibi simbishoboye. Abati oya, sijye gutumye, nzabana nawe. Haleluya. Mbega isezerano Imana ibiguhaye, nzabana nawe. Rero ni privilege, ni amahirwe Imana ibiduhaye kugira ngo tube abapatina, abakorana n'Imana, abafatanyabikorwa n'Imana. Haleluya. Nubwo Imana iguhamagaye, ujye umenya ko igushyize muri rya tsinda rya batatu, Petero, Yakobo na Yohana. Ese muribuka ko hari ibintu mu kintu mu cyumba? Muribuka ko hari ibintu Petero, Yakobo na Yohana babonye, bumvise abandi bigishwa batigeze bamenya? Hari umwigisha wundi wigeze umenya ko Eliya na Mose biyeretse Yesu agahinduka ishusho irabagirana? Nta wundi. Hari ibintu byinshi baboneraga ku musozi ababaga bari mu kibaya batigeze babona. Mu yandi magambo, hari ubukristo umuyobozi akwiye kuba afite abizera badafite. Mu yandi magambo, hari intera umuyobozi akwiye kuba asumbya abayobora. Tekereza igihe umwizera akurusha gukunda ibyanditswe byiza. Tekereza igihe umwizera akurusha gusoma Bibiliya n'umwuka buhanuzi. Tekereza igihe umwizera abakurusha ibihamya wowe uraho. Iki kintu ndagira ngo tugitekereze. Navugaga ko Asa ageze ku ngoma, intambwe ya mbere yateye ni ugushaka Imana. Kabiri, ni uguhamagarira abayobora gushaka Imana. Ingororano Imana yamuhaye rero ziranejeje. Umurongo wa gatanu, kandi yubaka i Buyuda imidugudu igoswe n'inkike, kuko igihugu cyari gituje, kandi muri iyo myaka nta ntambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Imana yashaka icyubahiro. Wari uzi ko hari intambara twihamagarira zikomotse ku kuba tutarashatse Imana? Asa akigera ku ngoma ashaka Imana, Imana ibaha ihumure, ibagororera kutarwanya. Umurongo wa gatandatu, yari yarabwiye Abayuda ati nimuze twubake iyi midugudu, tuyigoteshe inkike z'amabuye n'iminara, dushyireho n'inzugi z'amarembo zikomezwa n'ibihindizo. Igihugu kiracyaturiho kuko dushatse Uwiteka Imana yacu, turayishatse nayo iduhaye ihumure impande zose. Nuko bubaka bafite amahoro. Imana yashaka icyubahiro. Iki kintu ndagira ngo mucyumve. Reka nkubwire, uzabicunge. Urugo rwawe nurushyira mu bwishingizi bw'Imana, hari imigisha izakugeraho kubera icyo kintu wakoze. Umugabo nawe umukirisitu, umugore akaba umukirisitu, hari imigisha y'Imana izasura urwo rugo. Ndetse ikindi kintu gikomeye, hari uruzitiro, hari korotire y'uburinzi bw'Imana izagera ku rugo rwawe.
ariko nudashaka mu maso y'Imana hari intambara zizaza mu rugo rwawe zikomotse ku kuba utarashatse Imana ugitangira. Mbese kirumvikana neza? Hazazamo ibintu byo gucana inyuma, hazamo ibintu byo kuryaryana, byo kugera, byo gucungacungana, ibyo bikomotse ku bupagani. Iyo muba mwarabaye abakristo mu rugo, mbese ibyo bintu byo gucana inyuma byaza, gukekakekana byaza. Hari intambara ngo hari abantu bahora, hari umugabo uhereza umugore akaba agiye nk'ahantu ati ajyanye na Joseph, Joseph simushira amakenga, arandira umwana hari terime yateye ivuga ngo kurya umwana, tarandira umwana nta cyizere mufiti, agasigarana umutima uhagaze. Urumva intambara asigayeho ni ikibazo cy'ubupagani. Iyo warashatse Imana izo ntambara zashira, ugasigara utuje ukavuga uti okay, Imana niyo yamumpaye kandi iramurinda. Ngo hari ukuntu abantu bahora kuri stress, ye baranyiba, baranyica, oya nta baranyica, ubuzi yuko urinzwe n'Imana. Umurongo noneho tugiye gucaruka tujye ku murongo wa 8. Bukeye Zera w'umunyetiyopiya arabatera afite ingabo agahumbagiza n'amagare 300 azimaresha. Nuko Asa ajya kumusanganira, bateza ingamba mu kibaya cya Zefata imaresha. Maze Asa atakambira Uwiteka Imana yati, Uwiteka nta mutabazi utari wowe, uvuna abanyantege nke kubakomeye, udutabara Uwiteka Mana yacu, kuko ari wowe twiringira kandi duteye iki gitero mu izina ryawe. Uwiteka niwe Mana yacu, ntiwemere ko waneshwa n'umuntu. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ikintu nshaka ko dutekerezaho. Igitabo Abahanuzi n'Abami, hari ukuntu bavuze aya magambo igihe Asa yari amaze kubona ko batewe, yabigenje ate? Dusoma Abahanuzi n'Abami page 56. Amagambo avuga ngo ibyiringiro by'umwami byari biri mu Uwiteka Nyiringabo. Ni ukuvuga ngo ingabo z'Abanyetiyopiya zarabateye. Igihe zabatera, ndagira ngo aha hantu ni mu iyi point cyangwa se iyi ngingo ngiye kuvuga aha ntibacike. Nuwa ngo umwami yaratewe. Igihe baterwaga hari ikintu cyabaye. Bari batewe, mbese umuntu ateye abazanye bari imikino? No, akuna mitezi, nta mikino. Igihe baterwaga mwumve, Asa amaze kubona ko atewe yabigenje ate? Ibyiringiro by'umwami byari biri mu Uwiteka Nyiringabo. Yashyize ingabo ze ku rugamba, maze atakambira Imana ngo ibafashe. Cyari igihe cy'ikigeragezo kubakorera Uwiteka. Mu ntekerezo z'abayobozi, mwumva bayobozi twateranye muri aka kanya, mwumve mwibuka ko ari urugamba rumuri imbere. Mu ntekerezo z'abayobozi harimo ibibazo nk'ibi ngo mbese icyaha cyose cyaba cyicujijwe. Mbere yabo muribuka ko ari urugamba, mbese icyaha cyose cyicujijwe, mbese abayuda babiringiye rwose ububasha bw'Imana kwiri bubakize. No, aho kugira ngo abaze ngo mbese mufite amasasu ahagije, mbese mufite intwaro zihagije, mbese za mbunda zo mu za Kalashnikov zaki mbese zimeze neza, mbese cya gisasu cya rutura mwakizanye, mbese bantu bazi kurasa imizinga bari hasi. Ahubwo arabaza ngo mbese icyaha cyose cyaba cyicujijwe. Nyumvira urugamba. Haleluya. Umva umuyobozi ntiyagiye kurwana urugamba akoresheje imbaraga z'umubiri, yabanje gushaka imbaraga z'umutima. Aho kugira ngo ahangayikwe n'amasasu, yabanje guhangayikwa n'uburyo abantu bajyanye ku rugamba babanye n'Imana, kuko yarasobanukiwe yuko urugamba rw'Uwiteka. Hari ikindi nkubwira, page 57. Mu gihe cy'amahoro, aya magambo yafashije umutima wanjye. Mu gihe cy'amahoro ntabwo Asa yahugiye mu kwishimisha n'ibimunezeza, ahubwo yahugiye mu byaba bitunguranye. Yari afite ingabo zatorejwe urugamba, kandi yari yarashishikariye kuyobora abaturage be kugirana amahoro n'Imana. Urumva, yari yarashishikarije abaturage be akabayobora mu kugirana amahoro n'iki? Nawe uzagenda ugenza utyo. Haranira ko abayobozi abizera uyobora bagirana amahoro n'Imana. Amagambo ngezeho uyiteho. Nubwo ingabo ze zari nke, icyizere yari afitiye uwo yiringiraga ntikigeze gicogora, kubera ko Asa yari yarashatse Imana mu gihe yari aguwe neza. Noneho yashoboraga kumwishingikirizaho mu munsi yari atewe n'ibyaha. Umva ibanga. Bashimwe. Iyi nka yanjye yabyaye, moto yanjye bakabambira isa neza mu muhanda, ijipe yanjye ikaba iri kubona ibyashara,
ndi kubona abakiriya, ndi kubona ibiraka by'ubukwe, ndetse umuceri wanjye ukaba weze, ishyamba ryanjye rikaba rigeze igihe cyo gusarurwa, gahunda zikaba zimeze neza. Ngereka akaguru ku kandi nkavuga nti mutima wanjye subira mu buruhukiro, wicara urye unezerwe kuko uratuje. Habayeho umutunzi yari afite ibintu byinshi, yari afite abagaragu n'abaja bakoraga iwe, yari afite n'ibigega byari byuzuye imyaka, ubutunzi mu mirima reka sinakubarira. Ntiyamenye Yesu, shingikirizaga ku butunzi bwe gusa, akaba aribwo yiringira amanywa n'ijoro. Ntabwo nyizi ni uko kibije gutyo. Hari igihe umuntu ashukwa n'ibyitwa imigisha y'ako kanya bikamwibagiza nyiri imigisha. Mbese bibaho umuntu yabona ibintu bicamo, umwana atarwaye, umugore amwubaha, ibintu bigenda neza, inka ikamwa, gahunda zicamo, abona ubuzima ari tayari, bikamwibagiza akagira ngo yageze iyo ajya, kandi imbere hakiri urugendo. Turasomye ngo kubera ko Asa yari yarashatse Imana mu gihe yari aguwe neza, noneho yashoboraga kumwishingikirizaho mu munsi yari atewe n'ibyago. Ni bangahe muri twe bashobora gufata umwanzuro wo gushaka Imana igihe baguwe neza? Nta burwayi buhari, umugore uvuga agakumva, umugabo aguhahira bigacamo, ibintu byose bimeze neza. Ni bangahe bashobora gufata umwanzuro wo gushaka mu maso y'Imana? Iyo byagenze neza, mbabaze, amafaranga yabaye menshi, mbese umuntu arushaho kwegera Imana cyangwa ajya kure yayo? Ndabaha urugero, agafaranga iyo kagwiriye, umugabo arongera akireba, ko ndagasore, kireba muri miruwari, akareba na wa wundi kera yigeze yita igitego, umugore we, akareba, ntabwo tukiberanye pe, ntabwo tukiberanye. Ubu se nzajya ntwara umugore usutya muri iyi modoka? Ubu se ugasanga agafaranga iyo kaje gatuma uhindura umugore, gatuma uhindura fone, gatuma uhindura inshuti, gatuma uhindura ababyeyi, gatuma ukora ibyaha bitagira ingano. Mbese muranyumva neza? Maze Salomo ibyo bintu abirebeye kure aravuga ati, Imana n'umubukire ntakira cyane, nkavuga ntuwiteka niki, ako nanone n'umubukene ntakina nkagahisha izina ryawe. Ahubwo aravuga ati, bigenje bite? Ibigwiriye. Niyo mpamvu abagore benshi b'abanyabwenge bajya bakora amasengesho bagasengera abagore babo ati, Imana umugabo wanjye ntazakire, kuko njya mubona iyo yabonye 1000 anyicaho, abonye miliyoni sinamukira. Amasengesho y'abagore akora abagabo. Mfite ingero naguha z'abadamu basengeye abagabo babo ngo bakene, ayo masengesho Imana ikabumva. Reka mbabwire, amafaranga menshi akenshi atera ibyaha. Mbese muranyumva? ntiwambaza ngo amenshi nangahe, ushobora gusanga, ariko icyo nkubwira ni uko amafaranga menshi atera ibyaha. Sinzi niba mwarabibonye, iyo bizinesi igenda usenga bingana iki? Mbega niyo mpamvu hari abantu Imana izashima ko bakomeza kwiberaho mu buzima bworoheje, kuko baramutse bakize bitagenda neza. Mbega ni handi umunyarwanda yavuze ngo Imana yabonye byari kuguruka ibica amababa. None se nawe tubwizanye ukuri, uguze ka bodaboda, bodaboda ihenze hari ubwo igera muri 2. Bodaboda ihenze igera muri 2. Umenye ihenze ari 5 cyarindwi gutyo 2. Umuntu aguze bodaboda z'ibihumbi 2. Noneho kubera ko dufite gahunda zo gusenga, ariko numva yabaye igitangaza, noneho ashaka igiceri cya 5 cyo gutura, kugira ngo nawe ajye gutura yereka abantu ko yaguze bodaboda nawe zicamo, akajyaza azamura gutya kugira ngo yerekane, akajya ajya gutura agenda gutya kugira ngo abantu babone ko yaguze bodaboda. Uwo muntu waguze bodaboda z'ibihumbi 2 aguze inkweto nabonye ejo bundi ndi kugerekaho 70,000, byagenda bite? Ubu ntiyajya akandagira umuntu,
none se niba umuha umunyenga ku igare akagenda yima barifuta umuntu akamwaka arifuta ngo wangejeje aho imbere akavuga tuzagura iryawe kandi ari ryo yatiye, uwo muntu aguze imodoka ntiyamara abantu. umuntu umwe ijya mbona mu bakina komedi yavuze ijambo numva ndarisesenguye numva riramfashije, aravuga ati wa musore we kurenganya Imana uyibwira ngo uzaguhe umugore mwiza ngo uzaguhukire kandi waramaze abana b'abandi ubamariye muri ghetto, Imana iguhaye etaje ubwo ntiwatumarira abagore. Ikintu sinzi niba mucyumva, ghetto nakazu nakaryango kangana gutya ni kubamo, none ahozamo abakobwa, none ari gusenga Imana izamuha etaje, abonye etaje ko abakobwa mu gihe akodesha ghetto nabwitariye ko yamaze udukobwa, ubwo none abonye etaje abagabo bazongera kugira abagore ntiyabamara. Rero bitabyerekana yuko hari Imana ishobora kwemera ko wigumira mu mibereho yoroheje ikaba hari ibyigukinze. Hadi umunyarwanda ntiyavuze ngo ukurinze ibiki ngukwimye ibishyimba bakurinze iki imisozi. Hari igihe Imana yashima ko hari umutungo utazagira kuko ibona ko utazashobora kwitwaramo neza, bikazaba uburyo bwiza kuri Satani wo gutuma ukatisha itike igigera none. Imana igashima ko uyigumira mu boroheje. Usobanurikiye icyo neza, wafata umwanzuro uvuga uti ubwo Imana yashimye ko ntiga yagize neza. None nawe ugiye wireba jya umenye bonjour ukamenya good morning. Ugenda uyasasa no mu nzira n'abasaza bagira ngo good morning, how are you, fine, thank you, good morning teacher, kandi ni bonjour yonyine wamenye na good morning. Ubwo se umenye noneho nko gusemurira nk'abantu nk'abazungu n'abakibozi ukabasemura, ubwo ntiwabica. Rero habubwo Imana ishima ko hari ibyo tubuzwa kuko ikabikorera kutugirira neza. Usobanukiye icyo, washimira Imana ibyo udafite ugashimira Imana n'ibyo ufite. Uti mwami Imana ushimirwe ibyo ntafite unashimirwe ibyo mfite. Maze tubona niba ngo igihe Asa yari ari mu kaga yashatse Imana, igihe yari mu bihe byiza yashatse Imana. Rero ngo ko yashatse Imana mu bihe bimeze bite byiza, ngo igihe yari ageze no mu bikomeye yari afite impamvu zo kumwishingikirizaho. Mana, igihe nari mfite inka nabonaga mu maso hawe narashakaga, igihe ibintu byagendaga neza naragushakaga, none byancikiyeho ntabara. Mbese Imana iranga kumutabara. Umunyarwanda ati uyambariza kuzika kagusiga ivu, ubusira musiga ivu oya rwose. Maze Asa arasenga isengesho twasenze ngo twasomye mu murongo wa 10 ngo maze Asa atakambira Uwiteka Imana ye ati Uwiteka nta mutabazi utari wowe uvuna abanyantege nke kubakomeye, udutabara Uwiteka Mana yacu kuko ari we twiringira kandi duteke igitero mu izina ryawe. Uwiteka niwe Mana yacu, niwemere ko waneshwa n'umuntu. Utekereza ko byagenze gute? Murongo wa 11 haravuga ngo nuko Uwiteka atsindira Abanyetiyopiya imbere ya Asa n'Abayuda, Abanyetiyopiya bahera ko barahunga. Haleluya. Hari ubwo yahangayikishwe n'amasasu. Bayobozi, kuki duhangayikishwa n'ibitari ngombwa? Reka duhangayikwe nuko abizera bacu batari gushaka mu maso y'Imana. Tubonye ko kimwe mu bintu Asa yaharaniye yuko abaturage be bagirana amahoro n'Imana. Nawe uzagenza utyo, haranira ko abuyobora bagirana amahoro n'Imana. Mbese iki kirumvikana neza? Reka dukomeze igice cya 15 ndasomamo amagambo atari menshi. Hano simply mucamake cyo nshaka kubabwira umurongo wa 2. Reka mbere duwambere amagambo arakomeye. Umwuka w'Imana azakura Azariya mwene Odedi ajya gusanganira Asa, aramubwira ati nimunyumve mwe Asa namwe Bayuda n'Abenyamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Akomeza avuga uburyo Asa yasabye abantu ngo bashake Imana. Hano hari icyigisho nahigiye gikomeye. Nizi icyigisho kivuga ngo Asa yarantangaje. Ndavuga ngo iyo ugifite ibibazo, ese umuntu afite ibibazo ntasenga? Ariko ni bangahe muri twe bashobora gukomeza ngo ikibazo kiraje, umuntu arasenze yagiye ku mavi yinginga Imana akora igisubizo kiraje? Ni bangahe bashobora gukomezanya umuvuduko wo kuba ku mavi nk'uwo bari bafite mbere y'uko igisubizo cyaza bagakomeza uwo muvuduko? Ni bangahe? Ibibazo bihari uzasanga ari abantu babana n'Imana, ibisubizo byaza kavuga uti cyarakemutse
ukumva nta mpamvu ufite zo gusenga, kuko umusonga wakubuzaga gusinzira wagenze ute? Wakemuye. Asa rero ikintu namwigiye ikintu gikomeye. Umuntu umaze kubona success, intsinzi, agahita akomeza ububyutse, akavuga ati mukomeze dushaka Imana, Imana duhaye gutsinda, mureke dukomeze dushaka Imana. Mu yandi magambo, nubyaza inka uzongera amasengesho, nubona akazi uzongera amasengesho, nuhinga ukeza uzongera ibyo kubana n'Imana. Nubona imigisha ukabona warasenze Imana ikagusubiza, ukibona igisubizo uzongera ibihe byo gusenga. Ariko se n'ababyeyi banga, umubyeyi akaba ari ku gise akavugira ya magambo muzi, akavuga ko akundi ABCD, Imana nungirira urya, nzagira gutya, Imana yaciru ikamusubiza. Yamara kumusubiza agahita ajya kubwira Imana, uvuga ngo yateruye wa mwana we kibondo, igikobwa cyiza, dore kirasa naze ibitamama, dore ibyo binwa, dore maze noneho yamara ibise byashira akavuga ati Imana urakoze, nzongera kugusenga nagukeneye. Kandi kuko yongera ibihe byo gusenga bikaze iyo yongeye kugira ibise. Atari ikibazo, uzajya uhora usenga uri kubise gusa. Ubwo uzi ikintu uri kwisabira, ubusaba Imana ngo ujye guhoza mu mibereho yuzuye ibise, imibereho yuzuye ibibazo. Reka mbaho urugero, tuzi hano niba harimo abantu bigeze bafungwa muri gereza, ariko abantu mwigeze mubona bigeze bajya muri za gereza, mbabaze bari bafite ubukirisitu, bari muri gereza ubukristo bari babufite, bavuye muri gereza bameze bati bari bafite ubukristo bukeba. Bamwe buto bageze bakuru w'itorero, ariko se bamaze nk'imyaka 2, 3, 5, 6 hanze, ubukristo byagenze bite? Benshi si bose, ariko ubukristo benshi, ubukristo bavanye muri gereza kera. Mu yandi magambo bivuze ngo wangumisha muri gereza, ubwo ni wa mugani uvuga ngo urugo rubiri rucwa na gereza. Mu yandi magambo wabagumisha muri gereza nibwo ubukristo bwarushaho gusagamba. Reka gahinda ubu se kuguza tujye dusaba Imana idoze mu bibazo. Ni nk'urugero, mbaho urugero nko ku bagore babyeyi, imundebe mbabaze, ari umudamu, ngiye kubaha urugero rw'abadamu bakuri babiri. Umwe reka tuvuge wenda ni Mama Landry n'urugero. Mama Landry afite umugabo azana igitenge cy'ibihumbi 50 ikindi kitarandashira, akamuzanira baze na buvu, ibindi nabyo bikiraho, akantu gashya kose akamuzanira, kawunga muri stoke, sinakubwira umuceri reka mu Tanzania aravanga, mu Tanzania mu Pakistan mu mugi biba biraho, mu Vietnam pate jaune yi Vietnam ikabiraho, ibintu byose bimeze neza. Noneho undi mudamu ubwo nemeri ni nyiramiruho nararira inkoni, kazisamura kaziririrwa, cyakora kiboroshesha ibitutsi, simuranyumva, akaba hiyo mibereho yuzuye agahinda. Reka ibyo guhaha biruka kera, igitenge aheruka n'icyamuguriye yabyaye umwana w'imfura, akaba ari aho ari nyiramiruho. Mbabaze abo badamu babiri ninde wasenga mu buryo bufite imbaraga? Nako mukurikije ibyo muzi, ninde ujya usenga mu masengesho afite imbaraga? Si nyiramiruho. Mama Landry arasenga ashaka iki? Igitenge aho ngishake ndakibona. Umugore ankubita shera akankubita igitenge, akabunga sinakubwira sinjya ngira ndi igitego, turasohokana ku mazi duhorayo ku Kivu, niho twibere, twamara icyumweru twibere kuri za beach ku Gisenyi n'ahandi. Ugasanga ni nyiramiteto amasengesho nta yakeneye, nyiramiriho n'uyu yakeneye nawe. Kandi namara kugera mu bisubizo azaririmba ngo natari miruho, kubera iki? Ibibazo byashize banimwe. Reka asa twigisha ikintu gikomeye cyo gushaka Imana mu bihe byiza no gushaka Imana mu bihe bibi. Ibisubizo bije tube hamwe n'Imana, ibisubizo bitaraza tube hamwe n'Imana. Ariko ngiye gusoza igice cya 16, igice cya 16 ndasomamo amagambo atari menshi ariko akomeye. Hano turasoma, reka duhere ku murongo wa 7. Ayo magambo muyiteho, ngiye gusoza. Cyigisho kiravuga ngo mu maboko yawe, umurongo wa 7 ndageza 13. Mu gihe icyo gihe Hanani bamenya araza asanga Asa umwami w'Abayuda, aramubwira ati kuko wiringiye umwami w'Isiriya, ni wiringira Uwiteka Imana yawe, nicyo kizatuma ingabo z'umwami w'Isiriya zigukira, mbese Abanyetiyopiya. Ariko hano yagize ikibazo, yongera guterwa. Atewe byagenze bite? Yagiye gutabaza Abasiriya.
titira bavuga ngo Asa afatanya n'Abasiriya bavuga ngo yatewe muribuka ko mbere hano yagize igitero atewe atabaza Uwiteka ariko hano yaratewe ntiyatabaza Uwiteka ajya gutabaza Abasiriya ashaka amaboko ku ruhande nuko bamenya aramubwira ati kuko wiringiye umwami w'Isiriya ntiwiringire Uwiteka Imana yawe nicyo kizatuma ingabo z'umwami w'Isiriya zigukira mbese Abanyetiyopiya n'Abarubimu ntibari ingabo nyinshi bikabije bafite amagare n'abagendera ku mafarashi byinshi cyane ariko kuko wiringiye Uwiteka arabagukiza kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye mu byo wakoze ibyo wabibayemo umupfu uhereye none uzajya ubona intambara akijya kumwuma kuko yashatse mu maso y'Imana Imana yamukuriyeho iki intambara none kuko rero atiringiye Imana ahereye ukazajya abona iki intambara hepfo turasoma ngo umurongo wa 10 maze Asahera arakarira abamenya amushyira mu nzu y'imbohe amurakariye kuri iryo jambo muri icyo gihe Asa yarenganyaga abantu bamwe kandi indi mirimo ya Asa ndatarutse ngeze ku murongo wa 12 mu mwaka wa 39 ku ngoma ya Asa arwara ibirenge indwara iramukomera cyane ariko arwaye ntiyashaka Uwiteka ahubwo ashaka abavuzi hanyuma Asa aratanga asanga abasekuruza atanga mu mwaka wo nguwo bamuhamba mu mva yicukuriye apfuye ate ndarwaye ntiyashaka mu nyungu yaciye umugani ngo the end will justify the means ugihereza nibyo rizagaragaza ibintu neza kandi herezo ry'ikintu riruta itangiriro bayobozi twabanye muri kano kanya ngiye gusoza ariko kuki wacogora hari indirimbo twari turirimba twiga muri kaminuza muri korali twaririmbagamo harimo ijambo rivuga ngo wicogora kugamba kandi rutarara ngira satani asha ego satani ramuni bagiye satani ashaka yuko satani aragushaka rero ngo humura wicogora ku rugamba kandi urugamba rutaragenza rutararangira ndetse dufite benshi bacogoye reka dusoza hari amagambo nasomye mu kinyamakuru cy'itoro ryacu cyitwa Advent Tellers cyo ku itariki igihembwe cya kabiri 2010 cyarafashije nubwo bagiye bandika icyo gitekerezo ahandi hantu hatandukanye ariko reka nge mbabwire ibyo nasomye muri icyo kinyamakuru cyitwa Advent Tellers cyo ku igihembwe cya kabiri 2010 ngiye gusoza ubwo ngiye kuvuga uburyo tugomba kwirinda gucogora kimwe mu bintu umuntu witwa Asa yagize nuko yacogoye ngo arwaye ntiyashaka Uwiteka agashaka abavuzi yagiye mu bapfumu umwe wari warimenyereje gushaka Imana none ajya mu bapfumu isoni biteye agahinda birababaje ntabwo tuzi nibi iherezo rya Asa ryarangiye rutya bikarangira abuze ubugingo nakomeje nshakashaka ndaheba ako Imana nibiza ariko icyo tugaragara dukurikije ibyo twahishuriwe nuko amaherezo tubona ntabwo yabaye meza irinde gucogora reka umuntu witwa Abraham Lincoln tubugire ikintu gikomeye muri icyo kinyamakuru cya Advent Tellers nasomye ibintu bikurikira icya 831 uwitwa Abraham Lincoln yagiye muri business mu bintu by'ubucuruzi ariko arahomba yisanga mu myenda y'umurengera icya 832 yigira muri politiki ariko naho aratsindwa icya 834 yahisemo kwisubirira muri business ariko yongera kuhomba yisanga mu myenda y'umurengera icya 835 yapfushije fiancé we icya 836 aturi kubwongo icya 838 amaze kwijajara yasuye muri politiki ariko nabwo atsindwa mu matora icya 843 n'icya 848 yongeye imbaraga muri politiki ariko nabwo aratsindwa noneho yahisemo kwiyamamariza ubusenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko abura n'umwe umuha agaciro icya 854 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakozwe amatora ariko nabwo aratsindwa icya 855 yongera gutsindirwa mu nteko ya Amerika what am I going to do mbese nikingiye gukora hano Lincoln must have asked himself he decided to continue trying knocking at the door of politics mbese nikingiye gukora Lincoln nicyo kibazo aba yaribajije ariko yahisemo gukomeza agerageza akomeza gukomanga ku rugi rwa politiki icya 856 nabwo atsindirwa ku mwanya atsindirwa mu matora ku mwanya wa vice president ariko Abraham Lincoln yacogora
icya 860 kubwo kutanamuka kwe Abraham Lincoln yatorewe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahereye ryari? Icya 831. wicogora muri iki gihe b'amaso n'imperuka rindura singwanije. Rero bavandimwe, naje kukubwira ndi wigenza ute dusoza icyigisho, ndakubwira ngo wicogora. Icyigisho kiti mu maboko. Reka dusoreze ku isomo dusoma mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice ni cya 21 umurongo wa 13. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 21 umurongo wa 13. Mu maboko yawe turasoma ngo Dawidi, hano batangira titugavuga ngo Satani yose ya Dawidi kubara Abisirayeli, Imana imuhanisha mugiga. Hano umuntu witwa Dawidi Satani yaramwoheje abara Abisirayeli, arababara maze umuhanuzi aramubwira ati wakoze ishyaka, ugomba guhana. Maze aramubwira ati hitamo mu bihano bitatu. Bamubwira ibihano bitatu bikarishye. Dawidi abirebye avuga ku murongo wa 13 aravuga ati, Dawidi abwira Gadi ati, ndashobewe bwo, reka nigwire mu maboko y'Imana kuko imbabazi zayo ari nyinshi cyane, ne kugwa mu maboko y'abantu. Reka nigwire mu maboko y'Imana, ne kugwa mu maboko yande. Reka abayobozi ari gihe wari namwe, reka twigwire mu maboko y'Uwiteka. Uwiteka duhire, nujya handi reka twigire mu biganza bye, niho hari umutekano. Turi muri we ntabwo adukana ngo dupfe, aratubungabunga kandi nituguma muri we azatugeza ibudapfa amahoro. Unambe ku Mana ntuyimure, ubona nuterwa n'impagarara. Reka Uwiteka turebe neza kandi aduhindurira amateka. Kandi iyi nama tugiye gukomeza tugirira ahangaha, reka umwuka w'Imana akomeza tuganirize mu izina rya Yesu. Mana yacu turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye amagambo meza utwigishije. Twongeye kwigira ku muntu witwa Asa. Hari cyo tumwigiyeho bikomeye, yatangiye neza. Natwe dushoboze kugira itangiriro ryiza. Duhe itangiriro rishya kugira ngo dutangire tubona mu maso hawe. Uzaturinda amaherezo mabi, ahubwo dusoje tugusaba ngo twigwire mu maboko yawe, niho hari umutekano, mu izina rya Yesu. Amen.